amen. Ikora sikavuga ngo umpindure Imana b'igikoresho cyawe, mpindure Imana b'igikoresho cyawe. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Hari abantu benshi ariko ni ibikoresho bitari iby'Imana, ni ibikoresho by'umwanzi, ajya bikoresha mu buryo bwinshi butandukanye. Ariko uyu munsi ndakwinginze nawe ugira icyifuzo cyo kuba igikoresho cy'Imana. Amen. Kuko iyo utari igikoresho cy'Imana ni ukuba uri icya Satani. Nta mushomeri mwisi ubaho, mu buryo bw'umwuka nta mushomeri ubaho. Buri wese ni igikoresho, buri wese ni umukozi. Amen. Buri wese afite uwo akorera, Hallelujah. buri wese afite shebuja. Niba atari Kristo ni umubi, ni Satani. Niba utari igikoresho cy'Imana uri igikoresho cya Satani. Yesu adufashe. Amen. 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 Uzaba amarira y'abantu barira kubera wowe, akanwa kawe, kubera yuko wabaye igikoresho cya Satani. Uzi imibabaro wateye mu mitima y'abantu, uzi ubwihebe wakize mu mitima y'abantu, wabaye igikoresho cy'umwanzi igihe kinini. Ariko uyu munsi ndakwinginze nawe wifuze kuba igikoresho cy'Imana. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. 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 Abo tutigeze dusuzanya mu gitondo ndabasuje mu izina rya Yesu, ndabahobeye mu Mwami. Yesu ashimwe cyane. Amen. Pawulo yandikiye bene data arababwira ngo dusurijanye guhoberana kwera, nanjye ndabahobeye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi ndagira ngo twongere gusoma mu Kuva, nuko tumenyereye, anza muzagira mukagira ngo nta handi habaho gusoma. Yesu ashimwe cyane. Ariko ni byiza yuko twiga tukamenya mu by'ukuri inzira z'Umwami, kuruta kwirukanka mu bintu byinshi kandi tutabisobanukiwe. Haleluya. Amen. Uyu munsi tugeze mu gice cya kangahe? Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Reka dusome igice cya 20 guhera ku murongo wa mbere. Turaza gusoma no muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 kugera ku 19. Agira dusomera mu izina rya Yesu. Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. Imana ivuga aya magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Imana ivuga aya magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Icyo ni ikintu cya mbere yavuze. Yaranje irabibwira. Bene data, iyo turi kwigana inyigisho za Bibiliya, hari ikintu njya nkunda kuvuga iyo turi kwiga ku kintu cyitwa Great Commission. Niko bakunda kwita mu Cyongereza, cyangwa se la Grande Commission, cyangwa se ibwiriza cyangwa se itegeko rikomeye. Ni amagambo ari muri Matayo igice cya 18 cya 28 umurongo wa 18 kugera ku 20. Ayo magambo niyo magambo atumye umunsi turi gusenga hano n'ahari bari gusenga. Ni amagambo Yesu, ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Yesu arabayegera arababwira ati: nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Yesu ashimwe. Amen. Ngo nuko mugende muhindura abantu bose bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Bene data, hari ikintu abantu benshi batazi. Abantu benshi bajya guhiga ibyo kubatunga batazi yuko impamvu isi ikiri uyu munsi ni gahunda y'ivugabutumwa itararangira. Wari ubizi? Yabwira bene data ngo itariki yo kurangira ku isi yanditse muri Bibiliya. Yanditse muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14, ariko ntitwasoma uyu mwanya. Niyo tariki ya nyuma yo kurangira ku isi. Impamvu isi ikiriho nuko hari ubutumwa bwiza Imana ifite aho ushaka ko bugera. Ntabwo ari kugira ngo nawe ubashe gushaka no kubyara abana benshi, si ibyo ngibyo. Ibyo byose bizahinduka zero, ni umukungugu. Ariko ikintu gifite agaciro kuruta ibindi ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe. Ibindi byose uhereza agaciro mu buzima bitari ubutumwa bwiza ni iby'agaciro. Reka babwire mvugize mu ijwi mu ijambo ryiza, ni amafuti. Amafuti ni ibintu bibi. Amafuti ni iki? By'amafuti. Yatuvuga ngo abana barakazwa no gusangwa n'amafuti, usanga bari kundeba nabi. Ikibazo ni iki? Cyo n'amafuti. Yesu adufashe. Ibintu abantu batindamo
bitarimo gukiza ubugingo bwabo bufite garanti y'iteka ryose mu bwami bw'Imana cyangwa mu irimbukiro, byose ni amafuti, byose ni ubusa, byose nta mumaro. Nta muntu ushobora kuzaronka ibintu biruta ibyo Salomo yigeze aronka muri iyi si. Bibiliya ivuga ngo mu babayeho bose nta wigeze amuruta ubutunzi, no mu z'abazabaho ntawe uzamuruta. Ariko amaze kububona bwose yaravuze ngo byose ni ubusa. Ntabwo nifuza ko ku iherezo ry'ubuzima bwanjye amenyo yarakutse, amaso atakibona, ntakibasha kuva mu buriri, ndi gusezera kuri iyi si, nzavuga ijambo rivuga ngo nirutse inyuma y'umuyaga. Akari k'ubwenge buza biragatsindwa n'Uwiteka. Yesu adufashe cyane. Amen. 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 Rero niyo magambo akomeye cyane mu ijambo ry'Imana. Aravuga ngo nahawe utware bwose mu ijoro mu isi. Yesu arabanza arabibwira kugira ngo bamenye uri kuvugana nawe uwo ari we. Impamvu abantu benshi badahereza agaciro ijambo ry'Imana, ntabwo babemera yuko ari Imana iri kuvuga. Ubu mugiye kubona mukabona isura yanjye irahindutse, mbaye nka marayika ngatangira kuvuga ibyo nakuvuga byose, buri jambo ryose mwarimira buguri, sibyo mama nisi. Ariko kubera yuko mubona ari Luka uri kuvuga, umuntu akesha agasinzira, ariko uramutse uvuga ngo ubu Imana iri kuvugana nanjye, wakanura amaso cyane ukazibura amatwi yawe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amen. 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 Rero Imana igiye kuvugana n'Abisirayeli, irababwira ngo irabanza ngo ndi Uwiteka Imana yawe, ya yindi yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ibyo wanze ubimenye, ntabwo ari Imana ibonetse yose, si ikigirwamana, si ikintu abantu, oya, ni Imana nyamana igiye kuvugana nawe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Irangije bahereza amategeko kuko na Yesu icyo gihe yahereje itegeko rikomeye abigishwa biwe. Iratangira, aya ni amategeko 10 Imana yahaye Abisirayeli ku musozi wa Sinayi. Itegeko rya mbere riri ku murongo wa 3 rivuga ngo iki? Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Bene data reka mabwire abo turi kumwe. Amen. Amen. Abo tutari kumwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Imana ishimwe ko turi kumwe mwese. Abo turi kumwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aya ni amategeko 10. Uyu munsi umwami abane nanjye kugira ngo bashe kuba umwizerwa mu gutanga ibyanditswe by'Uwiteka cyangwa se umutsima w'umwami. Bene data, uko duteraniye hano hari abantu bigishijwe amategeko 9 y'Imana, rimwe barikuyemo, ariko na n'uyu munsi ntibazi yuko bigishijwe amategeko 9. Itegeko rya mbere riravuga ngo iki? Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iryo ni ryo tegeko rya mbere. Riri ukwaryo, riri ryonyine, ni itegeko ukwaryo. Ntukagire izindi mana zose. Ntukagire izindi mana mu maso yawe. Bene data reka mbabwire, ni bande bacumuye kuri iri tegeko? Batekereza ko bashobora kuba baracumuye kuri iri tegeko. Yenda mu buzima bwabo igihe runaka. Ntabwo ndi kuvuga ngo uyu munsi baricumuyeho nibaze tubasengere, oya. Ariko ukaba wararicumuyeho. Warigeze ucumura kuri iri tegeko. Ntukagire izindi mana mu maso yawe. Yesu abaho umugisha. Mbonye ibiganza bike cyane, ariko reka mbabwire, birashoboka yuko ibyo biganza nabyo niba bishoboka yuko ari byo bisobanukiwe. Ntukagire izindi mana mu maso yawe, icyo bisobanuye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubuzima bwawe bwose. Mu yandi magambo, ikintu cyose ukunze n'ubwenge bwawe bwose kiba gihindutse Imana mu buzima bwawe. Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Mu yandi magambo, Imana igomba kwigarura umutima wawe wose. Iyo hari ikindi kintu kirushije Imana agaciro mu mutima wawe, kiba kibaye ikigirwamana imbere y'Imana.
niba hari ikintu wageze gukunda ukagihereza agaciro kuruta Imana, umenye ngo wagize Imana yindi mu buzima bwawe. Ninde wigeze agira indi Mana mu buzima bwiwe? Banza abantu batarabisobanukira. Hari umuntu twasenganaga, twabanaga muri korali. Iyo Rayon Sport na Kiyovu byabaga byaki, uwo munsi ntiyazaga muri repetition. Uwo muntu yari afite Imana yitwa Rayon Sport. Abantu benshi basenga Rayon Sport ni ikigirwamana, kandi bazajya mu muriro utazima bazize Rayon Sport. Kubera yuko mu mutima wabo bakunda Rayon kuruta uko bakunda Imana. Abantu benshi bakunda film kuruta uko bakunda Imana. Abantu benshi bakunda teatre kuruta uko bakunda Imana. Reka mbabwire, abantu benshi teatre ni ibigirwamana. Abantu benshi umupira w'amaguru ni ikigirwamana kizabajyana muri Gehinomu. Itegeko rya mbere ry'Imana riravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntihakagire ikindi kintu kigira agaciro kundusha mu mutima wawe. Abantu benshi telefone zabaye ibigirwamana, bazibonera umwanya kuruta uko babonera umwanya wo gusenga. Ni ikigirwamana, uzarimbuka. Ninde wigeze agira Imana mu yindi Mana mu buzima bwiwe? Witeka tubabarire. Twagize ibigirwamana byinshi. Jya uvugana namwe. Ninjye wa mbere wishira iryo tegeko, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ndetse n'uyu munsi hari izindi mana zikomeza zikomanga ku mutima, zikambwira ngo ariko wampaye igihe kiruta icy'Uwiteka Imana yawe. Zikambwira ngo ariko wampaye agaciro kuruta Imana. Nta mwana w'umuntu utarishira itegeko muri iyi si y'abazima. Ntabwo izindi mana ari za zindi ngo zaba yarize zimwe tujya tureba abashinwa baba bagize zifite ijisho rimeze gutya. Ntabwo ari izo ngizo. Ni ikintu cyose cyasimbuye Imana mu buzima bwawe. Abantu benshi bafite ikigirwamana cyitwa akazi. Akazi ni ikigirwamana mu buzima bwabo. Bahora bashaka amafaranga ku manywa, ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku cyumweru. Ntibaruhuke ku manywa na nijoro. Ni akazi, ni akazi. Kutabona umwanya wo gusenga, ni akazi, ni akazi. Ufite ikigirwamana cyitwa akazi. Hari igihe benshi babaza ntari ku ngubu urwaye wabigenza ute? Ngo naba narwaye nyine. Wari uzi yuko umwuka uhumeka ari Imana y'uguhereza, ariko ntujye uyibonera umwanya. Ufite ikigirwamana cyitwa akazi, cyitwa ifaranga. Aho waribonye iby'Imana urabyibagirwa. Aho waribonye nta mwanya wo gusenga ugifite, kubera ikigirwamana cyitwa ifaranga. Ni ikigirwamana mu mutima wawe. Ifaranga ni ikigirwamana. Ni ikigirwamana. Abantu benshi ntibazi yuko basenga Imana ikoze mu mabuye no mu biti. Benshi batunze ibigirwamana mu mifuka yabo, bikoze mu biti, bikoze mu mabuye. Afite ibigirwamana byanditseho 500, byanditseho 1000, byanditseho 5000. Ni ibigirwamana bikoze mu biti. Inote zikorwa mu biki? Mwari muzi yuko inoti ari impapuro? Impapuro bazikora mu ki? Mu biti. Benshi nimwe mubizi. Ni ibigirwamana bibaje. Ibiceri babikora mu ki? Mu mabuye y'agaciro amwe bacukura muri Kongo n'ahandi. No mu Rwanda turagira mu izina rya Historia. Aho hakurya batajya babyemera. Ariko njyewe aho rero baracukura. Ntabwo nyacukura njyewe. Baracukura ntabwo ari umuntu wese upfa kuyacukura. Bifite umurongo w'icamo. Mbona buri gihe ahantu hapfumutse, ahantu binjira bundi bagize gushya bari gucukura zahabu. Yesu adufashe. Amen. Ntukagire izindi mana mu maso yawe. Uyu munsi ukeneye kwihana kuko usenga ibigirwamana bikoze mu mabuye
no mu biti. Ufite ibigirwamana byitwa ifaranga, bifite agaciro kanini, aho waribonye Imana urayibagirwa. Yesu adufashe. Amen. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Mundisha Uwiteka Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Hari abantu mu nzu y'Imana bameze mama n'isi n'uburyo ukunda kuvuga ngo akaregera uturegera tu mu by'Imana bagendamo bari inyuma y'abandi, bagenda bari inyuma abandi barenga bahinguka nanjye si barenga bahinguka. Ariko iyo bageze mu ifaranga nahageze ku kazi yahageze ahantu hose. Ufite ikigirwamana mu by'Imana ugenda buke, ariko mu by'isi urirukanka. Ufite ikigirwamana. Mana yacu ni Imana ifuha. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe uyu munsi Imana iri kugufuhira, ifite ibintu byinshi ifuhira mu buzima bwawe wahaye agaciro, kubera ko byayisimbuye mu mutima wawe. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukagire ikindi kintu uhereza agaciro kundusha. Bamwe bafite imana zitwa ababyeyi. Ababyeyi ni ibigirwamana. Ibyo bakubwiye byose urabyemera bidahuye n'ubushake bw'Imana. Ariko Yesu yaravuze ngo uza ahondi yanga se na nyina n'abavandimwe b'abandi ntashobora kuba umwigishwa wanjye, ngo nawe ubwe yiyange ntashobora kumurya. Kuko ababyeyi bakomeza bafite agaciro kanduta kandi ndafuha. Yesu adufashe. Igihe kirageze ngo Imana yongere ihamagara abantu bayikunda, yongere ibona abakunzi, yongere ibona abantu biteguye guhara amafaranga bakayikurikira, abantu biteguye guhomba bagakurikira umwami. Mugaragu w'Imana witwa Musagarikida baramubwira bati abona akazi kari akazi gakomeye kamuhembaga amafaranga menshi cyane. Yesu ashimwe. Amen. Arangije baramubwira ngo uzajya ukora iminsi yose no ku cyumweru. Arababwira ngo njyewe ntabwo nshobora kugira ikintu na kimwe ngurana ubugingo bwanjye muri iyi si, bitewe n'amafaranga amadolari yagombaga kujya ahembwa. Baramureba baraseka. Baramubwira ngo uzajya ukora iminsi yose. Bati sinshobora gukora ku cyumweru. Gikondera ntabwo isinya, igenda ubitekerezeho ntacyo. Arabwira ngo ntabyo njya gutekerezaho, umwanzuro wanjye ni uwo nguwo, nimuyigumane ntabwo nzayisinya. Ntabyo njya gutekerezaho, umwanzuro wanjye ni uwo. Yigira mu rugo ajya gusenga Imana, nyuma y'ibyumweru bibiri uramuhamagara, bwa kondisiyo yawe twayemeye. Amen. Abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhamye iteka ryose. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. 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 N'umusore Imana yamuhaye umugisha, yarangije universite yose kuva yafite diplome, yahise yinjira mu cyumba kiwe arafunga, afata computer laptop aricara ariga. Agira umugisha abona umuntu umurihira ibintu bya online arabyiga. Yicaye mu cyumba umwaka wose, avamo agiye kurya, akavamo agiye gusenga, akagaruka akicara mu cyumba kiwe. Bibiliya ivuga ngo mbese hari umuntu w'umunyamwete mu bintu akora ubonye ngo azaba imbere ku bakomeye, ntabwo azakorera abagufi. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yakoze ibyo bita short courses online. Ababyeyi bagera igihe bazasiye umuhungu uhora mu cyumba amaherezo y'ubuyobozi adasohoka mu gihe gushaka akazi, bikabacanga. Ariko nyine ni umuntu ukunda kwisekera, agaseka akisengera Imana, yubahaga Imana akareba Imana ishimwe cyane. Nyuma y'umwaka yasohotse muri iyo ndege, abonye akazi muri Philippines, muri Malaysia. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya.
yasohotse mu cyumba y'urinde ajya muri Malaysia afite kontra bamuriye itike. Yesu ashimwe. Burya nujya mu kintu ukagikabika bien ku buryo bajya bashaka umuntu uzi ikintu azaba muhamagara runaka, ntukajya mu bintu bisondeke cyo bijyamo kabisa ku buryo uba specialiste. Yesu ashimwe. Niba ucuruza imyenda kabisa ubuzi ngo ihendutse biba ahangaha bayigurisha gutya, ahangaha bimaze gutya, ku buryo washaka kuba ngo ikintu cyitwa umwenda azakigushakira. Yesu ashimwe. Kiri umwete mu bintu ukora, Imana ikunda abanyamwete. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyarageze ari muri Malaysia, ngira ngo kontra yo hari banza yarendaga kurangira, aza kubona kandi kazi indi offer. Oya ntabwo yari yarangiye, ahubwo yabonye indi offer, yabonye indi kontra, yabonye abandi bantu bamushaka ngo bamakaze. Asanga ni company izajya imuhemba amadolari niba ari 10,000 ku kwezi. Icyo nibuka nuko mu Manyarwanda ndumva arenga 10,000, miliyoni 10 igomba kujya hembwa kwezi kumwe. Iyo ngiyo ni take home, ni yatujya gukura kuri konti bashyizeho. Ibya mission nta birimo, ibya avantage tundi nta turi. Atubwiye inkuru tutangira gushima Imana n'abashima Imana. Ariko asenze umwuka w'Imana ati ngo tugeze ndashaka kwigisha. Nta kibazo, umwuka w'Imana hari igihe cyo kika. So aragenda asezera ku kazi yari afite. Kontra barayirangiza. Arangije ajya gufata ya kontra yiwe nshyashya yiwe. Amen. Ajya kureba ya kontra yiwe yindi. Agezeyo baricara baraganira, arangije asoma terms zose, asanga hari ikintu batari baramubwiye. Arabaza nyine iyi nature y'akazi, kontra ndayibona, akazi nzakora kameze gute. Yinjiye muri nature y'akazi nyirizina. Mungu umunyabwenge ntabwo yahise atubwira ngo ni ibiki. Arabwira ngo hari ikintu kirimo kidahuye no kwizera kwanjye. Yesu ashimwe. Amen. Nta kibazo, nta byo ni ibintu bikomeye. Wese ko atari wowe uzabikora n'iki, nta ibyo byose. Aravuga ati no, ntabwo nagira uruhare muri ibi ngibi, ntabwo bihuye no kwizera. Areba akazi, nta kandi kazi bari bafite karako ngako. Aravuga ati kontra ntabwo nzi. Arasezera, arabakanira. Kandi akazi ka mbere yari yagasezera. Ushaka nimero yose kumbwira nyimuhereze, amubaze niba ubwo buhamya niko. Yaratashye aragenda. Kontra ya mbere yayihagaritse byarangiye, ntabwo asubirayo. Iya kabiri nayo ngo asanga hari ikintu kidahuye no kwizera kwiwe. Nyuma twaje kuganira ndamwinja, asanga byari ibintu by'ubutinganyi. Yagombaga kujya abafasha. Kari akazi muri company kumbi ya promotion yabyo. Aravuga ati sinshobora kuzabikora. Aragenda ajya mu rugo, atangira gupanga uburyo yagaruka mu Rwanda. Yesu ashimwe. Amen. Ariko mu buki imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ntawagukoreye uzikorera amaboko, ntawagukoreye uzikorera amaboko. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Mu gihe yari ataratangira gahunda yo kugaruka mu Rwanda, Imana icizira aza kubona kandi kazi ko muri Philippines, ko muri Malaysia. Kandi ubwo yaragiye muri Philippines kuko ariho hahandi kakandi kare kare. Ni ibihugu by'hirya by'inyuma y'isi. Mu Burayi ni hafi hirya n'inyuma y'isi, bagenda iminsi bamuze bamutaye kuko bagenze iminsi biri mu ndege. Niba ubanza bitatu huko, nibiri niba atari itatu mu ndege mu kirere, ku manywa na nijoro, ku manywa na nijoro. Ni kure cyane.
Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Imana imucira inzira abona kandi kazi, kandi amaze kubona kandi kazi imuhuza n'uwo yateguye bagomba kuzabana. Uyu munsi banza bategereje umwana wabo w'imfura. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Abantu bafite ibindi bibagize imana mu mitima yabo, bibwira yuko ubuzima bwabo bushingiye kuri ko, nyamara ubuzima bwacu bushingiye ku Mana. Hallelujah. Niba hari ikindi kintu utekereza yuko ubuzima bwawe bushingiyeho, icyo ngicyo cyabaye imana mu mutima wawe, icyo ni ikigirwamana. Ntukagire izindi mana mu maso yawe. Yesu ashimwe. Amen. Nitangira kugenda gutyo banza tuzarangiza ngahe hano, ariko umwami aradushoboza. Itegeko rya kabiri rivuga ngo iki? Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. Itegeko rya kabiri rivuga ngo ntukiremere, ritandukanye na rya rindi rivuga ngo ntukagire izindi mana. Ababyumva ni bande? Yesu abaha umugisha. Ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri mu ijuru. Komeza. Iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka. ibyo nyoni inyenyeri ibintu nk'ibyo ngibyo. Cyangwa hehe? Hasi ku butaka. Hasi ku butaka Cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. muzi abantu bajya barema ibintu bisa n'ibiri hejuru mu kirere, inyenyeri, ukwezi n'ibikira. Abantu bajya bishushanya, murabazi? Hari ahantu bijya Ariko abantu twebwe mu Mana nimwe, ntabwo bazi n'ibyo basengaho bikomoka. Baravuga ko ati mugomba kwikubita hano mwerekeye runaka, kiriya nicyo mugomba kureba. Bati dusenga Imana imwe. Abafite amatwi yo kumva ari kumva ibyo ndi kuvuga. Yego. Nabo ntibazi ibyo barimo ibyo ari byo. Ntukiremere igishushanyo kibajwe, yego, cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka, munsi y'ikigenda n'amaguru gisa n'umuntu kimeze ukuntu, yego, cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka, ifi, iki, ibintu nk'ibyo. Komeza. Gatanu. Ntukabyikubita imbere. Ntukabyikubita imbere. Ntukabikorere. Ntukagire gute? Ntukabikorere. Icya mbere ngo ntukabireme, ntukabyikubita imbere, ntukagire gute? Ntukabikorere. Ntukabikorere. Kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana Ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa ba se. Yego. Nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Yego. Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye. Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye. Nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe ibihumbi. Nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe ibihumbi. Ntukiremere igishushanyo kibajwe gisa n'ishusho iri hejuru cyangwa munsi. Ntukabyikubita imbere. Ntukabikorere. Sogokuru ubyara papa avuka ahantu bita kera bahitaga Irunyini. Uyu munsi mu karere ka Nyaruguru, mu murenge wa Kibeho. Hirya yaho gatoya aho yize primaire bahita Kibeho nyirizina. Yesu ashimwe. Amen. Hari ingendo zijyayo zibaho zo kujyayo. Nanjye negeze kujyayo ndasura ndeba uko ameze. Ubwo nari ndi Butare, hari umusore umwe twabanaga nawe ajya muri urwo rugendo. Agarutse tumubaza uko byagenze, ati byagenze neza cyane rwose, ati n'ibintu bikomeye cyane. Icyo gihe bari bazanye ikintu cy'ikibumbano kinini cyane n'ikintu kirekire. Ugihagaze iruhande ngira ngo baza ukigera nko nk'ahantu habi. Hari umuntu wageze akigeraho ra? Nta muntu wagikiriho. Wagiye? Ngo? Niwani? Cya kibumbano cya Yesu nyine muri arakibonye. Gifite ibintu bishayini. Kireshya gute?
ni kirekire cyane, ni kinini, nyine ni n'umugabo ufite ubwanwa ku buryo uhita ubona koko yewe ubanza ari kuriya Yesu ameze koko diye ukuntu ameze nyine n'imirahi, ndabona rwose bimeze nkabyo. noneho rero bari bakizanye nyine nuko bakigaragiye ibintu byakomeye yo rwose nawe nyine arahura, bari abantu benshi cyane. noneho umuntu twarahagaga aramaze ati none kujya numva ngo baragenda ngo bakabyikubita imbere, nawe wabikoze? araje ati cyane reka mubwize ukuri, ati rero ati nagiye kubona, ati ngiye kubona mbona abantu bose bikubise hasi, bose barapfukama, kandi urebye ukuntu cyari kimeze kabisa, nawe ugomba guhita upfukama. ngiye kureba mbona ni ikigiye nyine ugiye guhita usigara bitapfukama ni Yesu ashimwe. kandi ngo bagiye ngo gusenga, kiravuga gifite amatwi, gifite umunwa, gifite amaso, ngo bakiringira bazahorana nacyo. mu yandi magambo nta bwenge bakirusha. ayo makuru uzayadushakisha. Jye kubwiriza ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukiremere igisa n'ishusho iri hejuru cyangwa iri hasi munsi y'isi cyangwa ku isi, ntukakikubita imbere, ntukagikorere, kuko Uwiteka Imana yawe Imana ifuha ibyangenewe. sinemera yuko hari ikindi kintu babihereza. ni igihe cyanyine ugomba gusengwa, ni igihe cyanyine ugomba gupfukamirwa, ni igihe ugomba kuranywa, kandi ndabifuhira. Yesu ashimwe. niba ushaka kugendana n'Imana, menya yuko Imana ari Imana ifuha, ni Imana itemera yuko icyubahiro cyayo ugifata ukagihereza ibintu bahirika bigahirima ntibyiyegure kure. kimwe muri byo umugaragu w'Imana Gideyoni yigeze kugisenya, araza ahengera nijoro Uwiteka yabwiye ngo gisenya, agenda aragifata aragihondagura kiba kiguye hasi. barangije mu gitondo bavuga ati Imana yacu ninde wayihondaguye? baraperereza bavumbura yuko ngo ari Gideyoni. noneho baramuvuga ngo nimumuzane tumwice, umuntu watwiciye Imana, waduhondaguriye Imana. bose barakaye, ise Imana imuhereza ubwenge z'umubyara. araje kuragiye gupfusha umuhungu w'imfura, ati ntabyo, niba ari imfura muhereza sinibuka. araje araza abajya imbere ati rero mwabagabo, uyu muhungu wanjye bigaragara yuko nawe wayisenye, Imana yanyu yayihondaguye, yayihiritse ibyariya n'ubuvungukira bwayo bwahirimye n'ubundi nta kundi nyine yayishwanyaguje. ati ariko mwa bantu mwe mwabapfuye, iyi niba ari Imana nyamana yakwirwaniriye. Imana barayihonda igahirima, bakayikubita ubuhiri ikitura hasi, inyundo bagahonda, yarangiza akaguru hariya agatwe hariya akagira ntirwanire. iyo ni Imana nyabaki. aravuga ati Imana niba ari Imana nyamana nirwanire, nibwo tuzanayisenga. ati kandi niba hari umuntu ushaka kwirwanirira abayo twica, ashaka kutuyobya. abantu barakanura ati se bavuganiye, turi gusenya Imana utazi kwirwanirira, barayihonda igahondeka. iri ni ishyano. buri wese agenda asubira inyuma yumva akozwe n'isoni, kuko umuntu yumva nyine biteye isoni, biteye kimwaro. ikintu abantu babumbye bavana iyo hirya barazana batereka iyo ngiyo. ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, ni igishushanyo cyo mu buryo bwo kugira ngo uramye. Yesu ashimwe. ntukakikubite imbere, ntukakiramye, ntukagikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. kandi nubikora ibyo ngibyo nzagushyiraho urubanza ruzagera no ku bana bawe. Yesu adufashe. Amen. 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 abandi nabo bakabajijisha ngo nubwo ngo nyine ukikubise imbere ugomba kumva yuko nyine ngo ntabwo ari cyo wikubise imbere, ngo ahubwo wikubise imbere ya wa Yesu kiri gushushanya. barakubeshe.
ijambo ry'Imana ntabwo ryigeze rivuga ngo uzahengere ngo urebe ngo wishime yuko no ntugakikubita imbere. Imana ntabwo ikeneye yuko bayirema, ikeneye yuko tuyibonesha amaso, turayumva mu mwuka irahari. Amaso yacu y'umwuka arahumutse turayireba, ntabwo dukeneye kuyibona n'ay'umubiri. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Itegeko rya gatatu rivuga ngo iki? rya gatatu riravuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Kuko Uwiteka ntutacumuye. Kuko Uwiteka Imana atazamubara ntutacumuye. Uvugiye ubusa izina rye. Ni izina rye. What? Hari abantu b'abarokore uyu munsi batigeze bagira umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Batazi ko Yesu yavuze ngo ntukaraye. Ngo ndakata namuga kuvuga ijambo. Ni izina. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Uri mu mafuti n'iki byose ngo Yesu muzanye mu mafuti gute? Uri kubeshya abantu, uri kujya gutati Yesu uzanye izina ry'Uwiteka Imana mu mafuti no mu byaha byo no mu gukiranirwa gute? Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Niba izina ry'umuntu ukomeye wo mu isi kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kubahwa mububahe. Yes. Niba ubona yuko atari cyo kuvuga, niki gituma izina ry'Uwiteka Imana rivugira ubusa? Abantu batsinzwe n'uru rubanza bazamura ikiganza. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka Imana atazamubara nk'utacumuye. Umuntu uvugiye ubusa izina ry'Uwiteka. Abantu barabeshya bakazanamo Imana, abantu barariganya bakazanamo Imana, bakazana ubucabiranya bakazanamo Imana. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Yagatambirwa biki? Rya kane soni Ravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Aha. Mu minsi 6. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora. Mu minsi 6 ukigira gute? Ukora. Ujye ukora. Abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose. Ariko uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka. Gerard, haleluya. Amen. Niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Amen. No birakomeye. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri wanyu. Kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kuwa karindwi. Icyo cyatumye Uwiteka ahamugisha umunsi w'isabato akaweza. Amen. Amen. Muramuna ngo uje wa munani wibuke kweza umunsi w'isabato. Muri ijambo ry'Imana aravuga ngo uje wibuka umunsi w'isabato uwunyegurire. Amen. Amen. Hano kweza ni ijambo rivuga ngo ushyire ku ruhande uwanjye. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Angaha rero ntabwo byoroshye. Angaje mu basinzira ntabwo yaba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ujye wibuka kweza umunsi w'isabato. Ujye wibuka umunsi w'isabato uwunyegurire.
isabato ni ijambo rivuga ngo ikiruhuko. Amen. Mu yandi magambo mu kinyarwanda cyiza usobanura ijambo kuri iri jambo, uyu murongo uravuga ngo ujya wibuka umunsi w'ikiruhuko uwunyegurire. Abantu rero badukize mu ndimi z'amahanga baraducanganyukije bati ku isabato ni kuwa gatandatu, siko bimeze? Oya, ku isabato ku kiruhuko twebwe ari ku cyumweru. Buryo jambo icyumweru ryavuye nagazi ka reka byite kuwa karindwi kugira ngo wishime. Hari intambara zimwe abantu bazana zitari ngombwa. Aha ngaha Imana yaravuze ngo mu minsi ngahe? mu minsi 6 ujye ukora, Yego, abe ariyo ukoreramo imirimo yawe yose. Imana yaravuga okay, nta kibazo, aho yarayo barayisoke, ariko bara iminsi 6 nirangira uwa karindwi ubu wanjye. Abantu rero bagenda bagatera imitwe bakajya impaka zidafite umumaro, ngurumva ngo ni ku cyumweru ngo mwebwe ibyo nta mumaro bifata. Twaza agenda babwira ni mu kinyarwanda aho kuwa mbere ni kuwa mbere, ni kuwa mbere. Mwebwe niba mwebwe yamwana nawe ndatangagira ni batise umunsi wa gatandatu ngo yamuha umunsi wa karindwi ikamusenga kuwa gatandatu ngo yamusenga ku isabato, ariko mu kinyarwanda ni kuwa gatandatu. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ikibazo si umunsi kuva ngo iyo munsi w'ibindi Imana yari yavuze ngo simple bari iminsi 6 uwa karindwi ugira isabato yanjye. Nushaka kwibara uhereye kuwa gatanu. Ibyo bintu biragoye kubibara n'umwana wo muri primaire. Abantu bafata ijambo ry'Imana bakoryongera ibindi bintu uzasoma ibitabo ngo by'Inonaka ngo ibintu bya Constantine n'ibiki ibyo bintu ukundana uko biri kumwe n'umutwe. Ngiye ndi kwisomera ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Ujye wibuka kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, Ariko uwa karindwi kuko ndabizi yuko ariko wowe gukora, ariko uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umusha wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri wanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku munsi wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umunsi umugisha, umunsi w'isabato, umunsi w'ikiruhuko akaweza. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuko kugira ngo tugendane neza mu nyemerere aya magambo amenye simbutse gatoya, ntabwo nyaretse kuko ni ngombwa ko n'umukristo asobanukirwa ibijyanye n'isabato. Yesu ashimwe. Amen. Ejo utazahura n'abantu bakakugaruza agati ugakubitana no kuvuga ngo narayobye asiga abandi Jesus Christ. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Itegeko rya ayo ni amategeko angahe tumaze gusoma? Yose irya mbere rivuga ku bijyanye n'iki? Ntukagire Utagira indi mana. irya kabiri rivuga ngo Ukayiremera. ntukiremere ibishushanyo mu by'ukubita imbere. Irya gatatu Ukavugira izina rye. ntukayi byose. Irya kane wibuke kweza umunsi w'isabato ikiruhuko ugira uwanjye. Aya mategeko uko ari ane yose avuga ku mibanire y'Imana n'abantu. Amen. Amen. Irya gatanu rivuga ngo ikirere. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Wubahe so na nyoko kugira ngo ugire gute? Uramire mu gihugu Uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe ugira gute? iguha. Iguha. Haleluya. Yesu ashimwe. Abuze ku buhanga bw'ibyuma none. Amen. Umurongo akagana. Umurongo wa 12. Wubahe so na nyoko Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe ugira gute? iguha. So na nyoko, umubyeyi wawe umwubahe. Niba akubwiye ikintu
ukwiriye kucyumvira. Ntabwo ukwiriye gutera amahane ngo urabona ngo njyewe ngo kubera icyo ngiye wohereje kuvoma cyane kenshi ngo wivovote. Umuntu wegeze acumura kuri iri tegeko nini? No kuba turamye rero mu buntu bw'Imana. Ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Bene data, Imana ihereza agaciro umubyeyi mu buryo bukomeye. Haleluya. Amen. Ariko ngira ahangaha ntabwo umubyeyi ari ukumwubaha mu bintu byose ni bibi. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana ni ngombwa kuryumva mu bwuzure bwabyo. Ntabwo umubyeyi akwiriye kukuzanira ibindi bintu bitandukanye n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga ngo ubyemere ngo kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwubahe. Kumwubaha birimo kumwubaha mbere na mbere wubashye Imana. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Itegeko rigukiyeho ni irya kangahe? Itegeko rikurikiraho ni irya gatandatu. Rya gatandatu rivuga ngo iki? Avuga ngo ntukice. Rivuga ngo ntukice. Yesu ashimwe cyane. Ukiri kuri iryo tegeko ndagira ngo usome muri Matayo igice cya 5 kugira ngo tubitwarire rimwe. Matayo igice cya 5 murongo wa 21. Wahageze nabwe ngo amen. Ngaho dusomere mu izina rya Yesu. Wahageze ngo dusomere 5:21 murongo wa paji ya 4 mu isezerano rishya. Matayo igice cya 5:21. Yego. Aravuga ngo ntukice. Rya tegeko rya 7 ryari tugiye mu ki? Rya 6 riravuze ngo rya 6 riravuze ngo hari abantu babwiye ko ari rya 5. Mumenye ko babigisha amategeko icyenda. Abo ngabo ndi kuvuga muri hari abari hano. Bazi ibintu ndi kuvuga mutari kubyumva. Ntabwo muri kubyumva. Ntacyo gikomeza. Ntukice. Yesu nawe arangije abivugaho. Komeza. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice. Yego. Uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Umuntu wese urakarira mwene se nawe n'umwicaye. Abarakariye bene se bari hano ntukice. Mwumvise ko bakera babwiye ngo ntukice. Uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko jyewe ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye kugira gute? Yego. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe ntabwo ugira ubwenge. Ibintu nk'ibyo wakicucuwe. Ibintu nk'ibyo akwiriye guhanirwa mu rukiko. uwo nawe ni umwicanyi. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe. Uwo muntu wigeze atukana hano azamura ikiganza Imana umubabarire. Yesu ababarire cyane. Imbere y'Imana ngo murabica. Imbere ya Yesu. Ibintu birakomeye. Komeza. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe. Akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomu. Yesu adufashe. Komeza. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere kugaruke uture ituro ryawe. Niba uzi yuko mufite icyo mupfa, waramututse, wamwise ngo ni igicucu, n'ibindi batubwiye ngo ni ibicyari, wamupfuye waramututse, mbere yo kuzana amaturo ahangaha uje gutura amafaranga yawe y'ubuyagumanye. Yesu ashimwe. Amen. Abadiyakoni ntibandakarira ati n'amaturo twabona bugiye gutuma ataboneka, tuzabone aturutse mu gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Twasomye ngo Uwiteka niwe uzagira gute? Uzatubashisha. Amen. Haleluya. Amen. Nuko nujya gutura ituro kandi si amafaranga gusa,
n'igihe cyawe nujya mu nzu y'Imana ugiye gusenga warangiza ukibuka yuko hari umuntu watutse, hari umuntu wabwiye nabi, hari umuntu watonganye nawe, hari umuntu warakaye, uretse gutura, uretse ibyo bintu, genda ubanze ukemura ikibazo, genda ubanze wihane, ugaruke uture ituro ryawe, nibyo rizanezeza Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ibintu rero byo kuva mu rugo utonganye n'umugabo cyangwa madamu, waza ati tujye mu nzu y'Imana, atangira haleluya tugiye wacu mugiye wari mu ijuru. Yesu yavuze ngo wowe ushyirwa mu muriro w'igihenomu, nta juru ugiyemo. Yesu adufashe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nugenda gutura ituro ryawe ukibuka yuko hari umuntu ufitanye nawe ikibazo, hari urubanza, ubusizi ituro ugenda wikiranure, ubundi ugaruke utura ituro ryawe. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Oh, mwene datse ko yagiye. Yarakagiye. Ntacyo twakoresha n'umuntu ntacyo. Yesu ashimwe. Amen. Dusomere umurongo abatsinzwe n'iri tegeko nibakirambura ikiganza. Yesu ababare. 14 havuga ngo iki? Yes. Itegeko rikurikiraho riravuga ngo uri muri Matayo ahandi ahagume n'ahavi. Iryo ni itegeko rya kangahe? Rya karindwi. Noneho subira muri Matayo igice cya 5. Urahari? Murongo wa 27 avuga ngo iki? Aravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo yego. Hano ni Yesu none uri kwigisha abigishwa be. Arababwira ngo mwumvise yuko byavuzwe ngo ntugasambane. Jeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza, ariko ngenda babwira ngo ureba umugore akamwifuza abamaze gusambana nawe mu mutima we. Yego. Ijisho ryawe ry'iburyo niri gushuka, ijisho ryawe ry'iburyo niri gushuka rikakugusha, ugatangira kugenda wifuza abagore b'abandi n'amaso yawe. uri nogora urite kure, aho gutera induru ngo abakobwa bambara nabi n'ibiki byose, ijisho ryawe rinogore. Abambara nabi uzakomeza uhure nabo, abari imyuka mibi ni benshi, nogora ijisho ryawe ho. Yesu ashimwe. Amen. Uri nogoro. Mwayo mwanya ntimusinzire kubera yuko usinziriye utasobanukiwe neza ushobora gushiduka ubisha kajambo kamwe ko nyine ngo uri nogore ugahita ujya gutyaza icyuma hariya hirya. Araza ukajya kumbeshyira ngo nakubwiye ngo nogora amaso yawe kubera yuko utakurikiye neza ijambo ry'Imana. Bamaso bwa mugenzi wawe ngo kanguka twumve neza tutaza kuvanya. Yego, komeza mu izina rya Yesu. uri nogora urite kure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe. Biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. Biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. Uzira icyaha cy'ubusambanyi bwo mu mutima. Mu yandi magambo Yesu noneho bya bindi Mose yavugaga ngo ntugasambane none bihindutse. Ntabwo ari mu bikorwa no mu mutima. Ahandi ijambo ry'Imana rikoneka ngo uwanga mwene se. Yesu adufashe. Amen. Haleluya. Amen. N'ikiganza cyawe cy'iburyo n'ikigugusha. Igice ugite kure. Ikiganza cyawe cy'iburyo n'ikigugusha. Ugice ukigire gute? Ugite kure. Ibyiza nuko wabura urugingo rwawe rumwe. Biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. Aha ni Yesu uri gusobanura itegeko rivuga ngo ntukice. N'irindi rivuga ngo ntugasambane. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Turacyari kumwe? Yego. Aho tukiri kumwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Yesu aguha umugisha. Dusomera itegeko rya karindwi rivuga ngo iki? Ntukibe. Ntukibe. Amen. Amen. Haleluya. Amen.
kwiba ni iki? icyaha Kwiba ni icyaha. Kwiba no kugira gute? gutwara ibintu bitari ibyawe utahawe. Ibintu bitari ibyawe kandi utabihawe. Nyirabyo ataguhaye uburenganzira. Ukabifata ukabijyana atabizi. Nibyo cyangwa se? Nibyo 100% cyangwa 50%? None se ujye ukabifata abizi ukaba ati we mereza hano. Yesu adufashe. Nuko ufata ibintu by'undi atari ubiguhereye uburenganzira ukabitwara. Ushobora no kumwiba ariko ukoresheje amayeri akaguhereza uburenganzira n'amayeri. Nabwo n'ubundi bugize gute? Ariko se umva Imana yo ntiyatugoya iza kuvuga ngo ntukibe mu gihe ubona yuko nta kibazo, ariko mu gihe uzajya ubona yuko uri kwirengera uzagiye ugira mute. Ese adufashe. Niba ukora ahantu uri umukozi w'ahantu ugafata ikintu cyo muri urwo rugo utagihawe ukakijyana batabizi, uri umujura nawe wo gushyirwa muri geno. Uko ni ukwiba. Ntaho cyaba icyo bajugunye. Oya yenda icyo utoye mu muhanda icyo utoye, ariko buryo iyo wibyenga n'umutima wawe urabikubwira. Yesu adufashe. Ariko Satani akakubwira ngo no, ngo ntubona ko ugoye se. Ko justification icyo gihe atanzwe byamba ikoso. Kuko impamvu nuko hari ababimbaje barayizi. Turi kuganira mu mwiherero. Ubusobanuro mwene data yavuze hari abantu babyibuka. Ubusobanuro mwene data yavuze yabatira aho nakoraga abo bantu bari abanyabugugu. Kubera ko ari abanyabugugu ntabwo bafashaga abantu. Rero ibintu byayo Imana yabahaye nagendaga nkabifata nkagenda gufasha abandi bantu. Bene data ubwo n'ubujura. Niba umuntu ari umunyabugugu ni umunyabugugu ku bintu byiwe, senga Imana izaguha ibyawe aba ari byo uzafata uhereza abantu. Cyangwa imuhindure cyangwa nizamucira urubanza, ntabwo ari yo kumugenera ibihano byo kumwiba akajya apangira ukwezi akabona bimaze ibyumweru 3 kubera yuko wamwibye, kubera ko ari umunyabugugu. Ufite urubanza imbere y'Imana. Imana ijambo ry'Imana avuga ntukibe. Genda umusabe umwinginge nakwima, Imana irabizi. Genda usaba Imana izaguhereza. Beshwaho no kwizera. Byemera avuga ngo amen. Amen. Yesu adufashe cyane. Amen. 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 Haleluya. Amen. Nawe usugiye konvoyera akakugarurira haje tapandigo akakugarurira menshi, ariko mu ntara bibaye muri butike bakibagirwa akarenzaho 100 sirikeya se yangiza ukarijyana. Ese uribye kandi ari rikeya. Papa Kristo haleluya. Amen. Abafundi haleluya. Amen. Bose agutumye kugura imifuka 10. Agwaye umufuka nangahe? 12. Amakuru afite umufuka wari utaragabanuka yarazi yuko umufuka ari 13. Umufuka 10 agwaye 130. Usanze ari 12. Ngezeyo bati ni 12 bakugaruriye ngahe? 10. Uraje baba ariko boss urumva nundi yari yateganyirije aya ngaye ngubu nanjye nyine Imana ishimwe. Haleluya. Uribye icyo mwana zatanga ituro ryishimwe, zatanga n'icya 10 ndetse igisambo barwa. aba Imana tubabariye bagire muke. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bibiliya ngo ukiranutse ku gitoya abakiranutse ku gikomeye. Amen. Umukiranutsi
azabeshwaho no kwizera. Amen. Bazakwite ko nta bwenge ugira. Fata ibihumbi by'abandi ugenda ubisubizeyo. Boss nasanze ko umufuka wagabanutse. Amen. Wa nagezeyo ndakatuza. Bawumpera ya nani. None akira yasiga. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Bene data reka mbabwire, ubwo nibwo buryo uzagabana ku mugisha w'abakiranutsi. Imana ishimwe. N'uburyo abakiranutsi bafite umugisha Imana yababikiye. Amen. Ariko abanyabyaha bibera ngo babona ibihembo by'ibishukano. Ibyo bihumbi 10 n'ibishukano. Iyo abo wakabyirengagije ugakiranuka, Imana yari iri kukupangira ibihumbi 100. Amen. Yego. Hari abantu batabyumvise. Ariko byumvise avuge ngo amen. Amen. Byo nibyo nukuri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Itegeko rikurikiyeho ni rya kangahe? Ryacenda rivuga mu iki? Ryacenda ravuga ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Ntukagire gute? Ntugashinje ibinyoma. Uzi runaka ibintu yakoze? Yewe yakize bino ibyo bintu urabizi neza. Bo urumva nabikwiye na muntu runaka. Wabibwiwe? Ntugashinje. Ko twiwishyiraho urubanza. Waruzi uko abantu bajya bahimba ikinyoma bakagihimba bakagihindura inkuru kandi abantu bakabyemera bakagishakira n'ibimenyetso. Warangiza nawe agiye umuntu dusomera umurongo wa 23 wa mbere w'igice cya 23 mu kuva ahandi gato yasimbuka gato cyane 23 umurongo wa mbere. Niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze. Niwumva inkuru y'iki? Ntukagire gute? Muziko nasanze abantu bari kuvuga uyu nguyu gutya na gutya gutya. Niwumva inkuru y'umuntu y'impuha ntukagire gute? Ntukayamamaze. Hari abantu bashobora kuvuga inkuru bumvishe. Iminwa ikabarya rwose. Ikabarya pe ukumva rwose. Mwegeze mwumva inkuru y'umwami afite amahembe. Umwami wari ufite amahembe. Uramuzi? Hari abantu bagira iminwa ishyuha. Akumva inkuru ntiyayirarana. Yayumvisha. Umugabo umwe ngo umwami yari afite amahembe. Hari umwami mu gihugu ahantu ngo yari afite amahembe. Noneho umuntu wajyaga amwogosha, umwogoshi wiwe aje kumwogosha umusatsi. Arebye agiye asanga umwami afite amahembe. Umwami ahita amubwira ati iri ni ibanga ryanjye nawe. Nta muntu wundi ubizi, ni numva umuntu ubizi wundi nzamenya ko ari we umubwiye. Uyu munsi urimire ntuzigere ugira gute? Birya uribike. Umugabo ati rwose nta muntu nabibwira Nyagasani rwose. Nyagasani nta muntu nabibwira. Aragiye umunsi wa mbere ageze mu rugo. Arebye umugore se bitemeze gute amakuru y'ibwami byagenze neza akazi kawe iri rwose mbisitse wabonye bimeze gute? Agiye kuba mu mwami Ibuka yuko umwami yambwira ati umunsi nabyumvisha uwo mutwe wawe ntabwo uzakurara. Uwo mutwe wawe tuzawugukiza. Aragije arikarumye. Umunsi wa kabiri wa gatatu ageze aho yumva byanze mu nda yumva arashaka kubivuga rwose ukuntu umwami afite zikonza komeza misiri banga kwera rigere ryari. Yumva biri kugurumana kabisa yumva birazi. Yahura n'umuntu ati inkuru zimeze gutya zaryoha zajya umwami bimeze gute se mwana akazi kabeze gute umwami bimeze gute n'ikibazo yahata umwami ariko ageze aho yumva ngo arashyushye yumva byanze kuvamo yumva rwose wapi yumva kabisa nta kuntu byavamo yumva arashaka kubivuga pe yumva agiye gusandara arangije ngo ajya mu ishyamba agenda ahantu agenda urugendo rurerure mu ishyamba ahageze acukura kobo arangije acukura kobo ashyiramo umuntu aravuga ngo umwami afite amahembe
araje atawe ndaruhutse. Iyo dayimoni yakwinjiye wumva urushye kabisa, ukumva nudakora icyo kintu ntabwo uri bubeho, kumva nudafata iryo tabi ngo urikubite yewe ndapfuye kabisa, nabona iki kintu ndapfuye. Bene data nujya wumva ikintu ukumva nutakibona nta mahoro ufite, ujye umenya yuko ari dayimoni wakwinjiye, kandi dayimoni akwinjira ashaka kukwica. Umugabo avugiye mu kobo ngo umwami yagize gute, atashye yumva yaruhutse, kandi yari yabwiye umunsi wabivuze ha bikumvikana zamenye yuko uwo mutwe utazakurara. None arangije ngo aragenda ashize igihe rwose, ahantu yabivugiye ngo haza kumera agati karahamera karazamuka. Amajije kuzamuka ni nkuru ariko umugani ufite nk'umugani, karazamuka kageze gatangiye kumera agati keza. Umushumba haca ari kwiyagirira hageze ati ariko kano kantu kavamo inkoni nziza, bayita iki harya? Inkoni y'abashumba umuzo. Yes, ya nkoni y'abashumba nyine. Abona ukuntu kagororotse agenda aragaca agakoramo inkoni yo kuragira inka. Arayijyana arigendere bijya ariko urageragenda sinzi aho inka yagiye kona, arayizanye ariko awuciye pa ayikubise inkoni, ayikubise inkoni inka itera hejuru ngo umwami afite amahembe. Umushumba arikanga ati karaba ntiravuze ko umwami afite amahembe, ntatashye aragenda abwira abiwabo ati nzibi ati inka yavuze ngo umwami afite amahembe. Muri karitsiye bati inka yavuze ngo umwami afite amahembe. None wabijyanye bwa kangahe we yagiye avuga ati umwami afite amahembe, aho byavuye n'inka ibiri ibagiranye yasigara umwami afite amahembe niyo nkuru ikomeye. Inka byavuye reka byavuye aho byagiye ibiteka inkuru zibigeze bwana abatanga batajya kujujura mu mama ati se bari mu biki yari gisura bibiri bivuga ngo umwami yahagaze ngo ibinyoma byose bitatanisha amaso yiwe, ngo umwami uhagaze imbere y'abagaragu ngo atatanyisha ibibi byose amaso yiwe, arakureba gutya ugahita wibona ikosa kuvuga ngo nguraca ku ruhande bita bibi. Yesu ashimwe. Ara umwami arebye abagaragu babona hari ati musi niki muri kuvuga, ati nyagasani hejuru uvuga ngo ufite amahembe. Okay, sawa ngaho n'umugenge ahamagara bamwogosha ati ibintu ndi kumva ni ibiki? Nuko mwami rwose nyagasani n'iki byose twavuganye guki, uwo mutwe ntabwo uzakurara. Ahamagara umusirikare wiwe nimukureho umuntu wawe aramwishe. Nimba byarabayeho yari tarabayeho ibyo ntuwimbaze. Icyo shaka kubabwira ni iki, umunwa wawe wiga kuwufata, ntukavuge inkuru ibonye yose, numva inkuru yo mu waceceka wigenda ubyamamaza. Ntabwo Imana yishimira abapfapfa bagenda bavuga. Iyo uvuga cyane ubeshyira mugenzi wawe ukamuvuga inkuru zitarizo, nawe udahagazeho utazi niba arizo kandi arizo bahimbye. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntukavuge ibinyoma kuri mugenzi wawe. Abantu benshi bavuga ibinyoma kuri bagenzi babo kubera ko babyumvanye abandi, kubera ururimi rwabo urushyuha mu kanwa kabo. Imana igire gute? Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Zeko ryanye mari vuga muki? Ya 10. Oh la la. Riravuga ngo ukifuza inzu ya mugenzi wawe. Iri ni itegeko rya 10 riravuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe. Komeza. Ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we, cyangwa umugaragu wa mugenzi wawe, cyangwa umuja we, cyangwa umuja wa mugenzi wawe, umukozi wo mu rugo. Abantu bajya bashimutana twese gukora business ya ntuza, business ya restaurant. Ukareba ukuntu bari kagenda nimugora aratse tukakongera ariko kaza tukagira bibi. Abantu ntukifuza umugaragu wa mugenzi wawe. Uzi ko umuntu akora mu rugo rw'abantu bwacyo ukabona ati ndaguseze yigire muri uri baje kumwiba ahangaha.
dufite ejo ntukifuze ntukifuze umugore wa muzi ibyo bintu uba ukoze ugiye kwiba umukozi wo muri bizinesi y'abandi ni ukuvuga ngo uyu nguyu nashaka hombe ni akazi kiwe njyewe bizinesi yanjye ijye imbere kwikunda kunda mugenzi wawe icyo wifuza yuko bakugirira niba wifuza yuko baza kukwiba umukozi nawe uzajye kwiba abandi. Amen. Imana igire gute? Amanisi Imana igire gute? Imana ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe cyangwa ikindi kintu cyose cya Mugenzi wawe. ntukakifuze. hari abantu bigishwa amategeko ibi ngibi bariciyemo kabiri, niba baragarukiye rero sinibuka, ariko bariciyemo kabiri. Hari abantu babizi ibyo bintu barigira amategeko abiri. Yesu adufashe cyane, ntukifuze ikintu cyose cya mugenzi wawe. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Bene data, aya mategeko nangahe dusome? Ni amategeko 10. Reka ngire icyo nyavuga ubundi dusenga Imana kugira ngo dukore n'ibindi. Aya mategeko uko ari 10 abumbiye mu mategeko abiri yonyine. Yesu yabwiye umwigisha amategeko waje kumubaza ibintu, aramubaza ngo niye tegeko riruta yandi. Yesu yamusubize ngo kiri wase. Yaramubwiye ngo ukunde mugenzi wawe nuko wikunda. Ariko ntabwo ari ryo rya mbere yamubwiye, ryari rya kabiri. Irya mbere yamubwiye ngo iki? Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose. Ariya mategeko 4 ya mbere abumbiye muri iryo ngiryo ryitwa ngo ukunde Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose. Yesu arangije arambwira ngo irindi rya kabiri naryo rihwanyije n'iryo ngiryo gukomera. Amen. Amen. Yohanyije n'iryo ngiryo gukomera. Ni ngiri ngo ukunde mugenzi wawe. Nukuvuga iki? Ya yandi 6 ya nyuma yose akubiye mu ijambo rivuga ngo ukunde mugenzi wawe uko ntukibe. Bisobanuye iki? Ninde muntu hano wakifuza yuko bamwiba? Ukunda mugenzi wawe uko wikunda ntabwo ushobora kwiba. Ababyemera ni bande? Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ziko abantu abagabo batwara abagore babandi aribo bafuha cyane kuruta abandi bantu. Mwari mubizi? Kubera kwikunda cyane. Ariko uramutse ukunda mugenzi wawe uko wikunda wajya kumusenyera urugo. Kunde mugenzi wawe uko wikunda. Andi yose ntukifuze cya mugenzi wawe. Nibyo byo kwibana abakozi twavugaga. Wakifuza yuko ukajya gusaba akazi, uriya yatsinze cyane we tuzuriya mwiharisha niwe tugaheza nawe ukakemera ku kazi. Reka mbigishe bene data mbahugure nk'umuntu wahamagawe n'Imana. Niba ngura akazi umuntu runaka bamurenganyishe bakakaguhereza mu buriganya, ako kazi ntuzakemere. Imana izaguhereza kandi kumugisha. Amen. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ibyo utifuza yuko bakukorera nawe ntukabikorera abandi. Ibyo wifuza yuko abandi bagukorera aribyo nawe uzajya ubakorera. Nimujya kurushanwa ukamurusha mu kazi it's good. Ariko niba murenganya bamurenganyije kugira ngo wowe uzirinde,
kuko ko ntabwo ari akazi k'umugisha, ni umuvumo ugiye kwakira. Yesu adufashe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umwanya uratujyanye kandi ndifuza gusoza, ariko hari ibintu nari nashatse kuvuga uyu munsi. Umusozi wa Sinayi. Amen. Amen. Ya mugenzi wangu kanguka dusoze. Umusozi wa Sinayi ubushize nibo twavuzeho, ni ahantu abisirayeli bageze kuva bahagera. Mbere yuko bahagera nta mwisirayeli n'umwe wegeze agira gute, nta wigeze ahanirwa ibyaha bakoraga cyangwa se iki amakosa bakoraga. Murabyuka ko twabiganiriyeho. Amen. Haleluya. Amen. Twabonye yuko ariyo mpamvu Imana itigeze ibikora. Yes, ni ukuvuga yuko hariya bishushanya igihe umuntu aba akiri umwana, akiri uruhinja, amakosa akora, kunyara ku buriri, kugira gute, kwituma mu myenda, ibyo ngibyo ntabwo umubyeyi agira gute abimuhanira, nta byinubira. Ariko hari ahantu umubyeyi avuga ati nawe umaze kumenya ubwenge. Rero ku musozi wa Sinayi bahageze, niyo yari destination ya mbere, nicyo cyari icyerekezo cya mbere. Bahageze rero barahakambitse, barangije ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari ibintu bitatu byahabaye, umwami nabishima tuzavugaho. Ikintu cya mbere, ku musozi wa Sinayi niho baherewe amategeko y'Imana. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ariyo mpamvu bishushanya wa muntu umaze gukizwa akagera urwego amenyemo ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Bene data turi kumwe. Amen. Icya kabiri cyabaye ku musozi wa Sinayi, Mose azamutse umusozi agiye guhabwa ariya mategeko yanditse, kuko Imana hano yari yababwiye mu magambo, agiye kuyahabwa yanditse. Yaragarutse asanga baremye igishushanyo, bisha amategeko abiri ya mbere: ntukagire iyindi mana, ntukiregere igishushanyo. Yasanze ayo magayo ya mbere yose bayishe, ahita yakubita hasi arayamena, ararakara, arangije abahereza, arayavangara abibahereza ngo nibabinywe, ndetse benshi barapfa. Icyo gihe habaye uburakari bukomeye. Ikindi kintu cya gatatu cyabaye ku musozi wa Sinayi, niho hambere baremeye ihema ry'ibonaniro. Amen. Amen. Ndavuze ngo hari ibintu bitatu by'umwihariko byahabaye. Icya mbere ni iki? Niho baherewe amategeko y'Uwiteka ari mu icumi. Icya kabiri ni ikihe? Icya kabiri nari mvuze ni ikihe? Bashinze ihema ry'ibonaniro. Mbere y'ihema. Yes, niho baremeye igishushanyo cy'ikimasa, baragisenga, Uwiteka ararakara, benshi barapfa. Nibwo abambere bapfuye icyo gihe. Icya gatatu niko ihema ry'ibonaniro, niho ihema ry'ibonaniro bwa mbere barishinze. Buri kimwe cyose muri aha ngaha gifite icyo bitwigisha mu rugendo rujya mu ijuru nk'abakristo. Ariko uyu munsi icyo nari nashatse kuvugaho by'umwihariko, nubwo twatinze ku mategeko rimwe ku rindi, ariko kwari kugira ngo nibura tugire ishusho rusange y'aya mategeko. Ariko aya amategeko baherewe ku musozi wa Sinayi arakomeza cyane. Ukomeze kuva ukarinda urangiza iki gitabo cyo kuva, usanga ari amategeko bahabwaga. Nyuma y'amategeko 10, 21 havuga ngo iki? Igice havuga ngo andi mategeko y'Imana. Nyuma y'amategeko 10 bahawe andi mategeko, andi menshi cyane. Barakomeza bahabwa n'ayandi. Igitabo cy'Abalewi cyose cyuzuyemo amategeko. Kubara ni amategeko ahantu henshi. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Ndi gusoza ndagira ngo mbabwire iki ngiki. Amategeko Mose yahaye abisirayeli, Imana yabahaye ku musozi wa Sinayi, arimo ibyiciro bibiri. Uyu munsi ndifuza yuko turangije kubigisha, yenda utaha umwami nabishima, umuntu wese azabasha kuba yasubiza ibibazo by'ingenzi. Uyu munsi hari abantu bagira ibibazo, ese gutanga icya 10 n'itegeko? Ese kubahiriza isabato n'itegeko? Ese ibingibi n'itegeko? Ese kurya imbata n'icyaha? Ese
kurya ingurube ni icyaha. Akabenzi, abakunzi b'akabenzi, haleluya. Amen. Amategeko kwanza turasonye neza. Kunda akabenzi? Ese kurya inkwavu ni icyaha? Ese kugira gute ni icyaha? Abantu benshi baracanganya ikigo, ariko Imana ishaka yuko umukristo wese asobanukirwa. Amen. Ndi gusoza ndagira ngo nsembure inyota yanyu kugira ngo mugire inyota yo kugira ngo tuganire aya magambo. Amategeko y'Imana baherewe ku musozi wuhe wa Sinayi, ari mu byiciro bingahe? Bibiri. Icyiciro cya mbere ni amategeko ngengamyitwarire. Amen. Amategeko ngengamyitwarire ni amategeko agaragaza imyitwarire y'umuntu w'Imana. Mu yandi magambo ni amategeko bahawe ahishura kamere y'ubumana. Umuntu uri mu mwuka w'Imana, umuntu uyobowe n'Imana, umuntu mu mibanire y'abantu n'abandi no mu mibanire y'abantu n'Imana. Ese abantu bakwiriye ntabwo yigeze ahinduka, kubera yuko ntabwo ari amategeko Imana yari ihimbiye aho ngaho, ahubwo ni amategeko agaragaza kamere yabo. Turi kumwe? Ni amategeko ngengamyitwarire agaragaza kamere y'ubumana. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Hano navuga ngo tugitwarwa n'amategeko. Bana naravuze ngo ntugasambane, byarahindutse. Ntukice, byarahindutse. Ntukibe, byarahindutse. Ayo yose ni amategeko ngengamyitwarire akwiye kugenga imibanire y'abantu n'abandi n'imibanire y'abantu n'Imana. Haleluya. Amen. Icyiciro cya kabiri cy'amategeko ni amategeko y'imihango ijyanye n'ubutambyi n'ibitambo n'ubutambyi bwo mu isezerano rya kera. Amategeko y'iki? Amategeko imihango yihe ijyanye n'iki? N'ibitambo n'ubutambyi bwo mu isezerano rya kera. Ayo mategeko uyu munsi ntabwo akidutwara mu buhe buryo? Ntabwo wakitunga, ntabwo tukiyakurikiza. Kubera iki? Kubera yuko yahindutse. Hari umurongo nari navuze ngo turawusoma, igice cya 5 umurongo wa 17 hahandi muri Matayo. Hari umuntu ujyari badusomera agamukira, Aranditse ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko. Mwitekereza ko naje gukuraho Amategeko ehe cyangwa ibyahanuwe. cyangwa Sinaje kubikuraho, sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. ahubwo naje kugira gute? Naje kubisohoza. Amen. Haleluya. Amen. Komeza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyaha. Sinaje kugira gute? Kubikuraho. Hano Yesu ni Yesu ari kuvuga ngo sinaje kubikuraho, ahubwo Naje kubisohoza. naje kugira gute? Ngo kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizagira gute? Bizashirira. Bizashirira Amategeko atazabaho inyuguti inyuguti imwe cyangwa cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizagira gute? bizarangirira. Rero nababwiye ngo amategeko Imana yatanze ku musozi wa Sinayi ari mu cyiciro bingahe? Bibiri. Icyiciro cya mbere ni iki? Amategeko ngenga myitwarire. Twavuze ngo ayo mategeko yagaragazaga iki? Kamere y'Imana. Twavuze ngo ayo mategeko n'uyu munsi turacyagira gute? Turacyayakurikiza, reka mbyite gutyo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko icyiciro cya kabiri ni amategeko y'imihango. Imihango ijyanye n'iki? N'ibitambo n'ubutambyi bwo mu isezerano rya kera. Twavuze ngo ayo mategeko yo byagenze gute? Uyu munsi ntabwo tukiyakurikiza. Kubera iki? Ni ikibazo. Kandi Yesu waravuze ngo amategeko sinaje kuyakuraho ngo kugeza isi n'ijuru bivuyeho ntazabaho n'iki? Ariko yavuze ijambo rikomeye
ngo ntabwo naje kuyakuraho ahubwo naje kugira gute naje kugira gute mu yandi magambo amategeko yose ubundi asohorera muri nde muri Yesu Amen. yaba ya yandi y'iby'imihango ya yandi yose asohora muri iki muri Yesu. Haleluya. Ariko iyi tegeko rije ari itegeko ngengamyitwarire rikagera muri Yesu uburyo risohoramo noneho rero Yesu aravuga ngo noneho rero barabwiye muri mukice reka babwire muri jyewe kurisoza burya Imana yari iri kubereka kamere ikeneye ko mugira ntabwo ari ukwica ko bawunamwishe bamfunze muri rimwe no mu mutima wawe. Yesu ashimwe. Hari abantu benshi bazajya mu muriro bazarimbuka bazize kwicana kandi nta muntu bigeze bafata mu muriro. Kubera iki? Urwango wanga mwene se utuka mwene se ngo agendeye kujya gute. Yesu adufashe. Yesu yaje kuyasohoza. Yesu yaje kuyagaragaza. Noneho rero ya yandi y'imihango iyo ageze muri Yesu asanga Yesu ariwe mutambyi mukuru. Ya yandi y'imihango kumbe yari igishushanyo cy'umurimo wa Yesu azakora ku musaraba. Amen. Birumvikanye? Ngo iki? Domine mvuge nze wiki. Yes, hallelujah. Yari igishushanyo cy'ibyo Yesu azakora ku musaraba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Imihango imigenzo. Nanya muto yari tsabigarukaho. Ariko harimo imigenzo itandukanye. Urugero umutambyi ntiyagombaga kuba umutambyi areba ibirari. Afite n'inkovu. Umutambyi ufite akaregeya yabaga umutambyi. Umutambyi ufite amenyo y'ibihingikirane ntabwo yabaga umutambyi. Nanjye ntabwo nari nemerewe kuba umutambyi. Kubera intege nyinshi ziri ku mubiri. Ziri n'ahagaragara nubwo abantu benshi batajya bazibona. Yesu ashimwe. Niba ufite amatwi atareshya ntabwo agombaga kuba umuntu ucumbagira, umuntu uvuga ururimi, umuntu ufite intenge yose ntiyagombaga kuba. Iryo ryari itegeko ry'imihango n'imigenzo ariko ryashushanyaga kumbe ibyo Yesu azasoza. Bivuga ngo mugire umwete wo kwezwa kuko utejejwe atazabona umwana w'Imana. Amen. Kuvuga ngo ngewe ngo twabona ngo nutwaha dukeya tuzakurimbuza. Nta ntege n'imwe yari yemerewe ku mutambyi. Bisobanuye ngo nta cyaha na gitoya cyemerewe ku muntu w'Imana. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ariko uyu munsi turemera tukabwiriza haleluya. Tukanahanura bikemera tukanavuga Yesu yarasohoje. ko Yesu yaje kubisoza. Ibyo ngibyo byari igishushanyo cy'umurimo wo kwera ko mu Mana Yesu azaduhereza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Munyemerere dusoreze aha ngaha. Twara aha ngaha introduction. Tuzakomeza umwami nabishimye. Bavuke dusenge Imana. Yesa. Yesa. Nyonyesha amaraso avuye kugira ngo nganire nanjye sangeza urugo nyeza nyonyesha amaraso avuye kugira
ntabwo ngutunga n'imwami mfite intege nke mu mutima ndakubona senkiza nanjye ngomba baribira ku musaraba wawe Yesu nizeye ko ariyo nakiriye ami wanjye ntabwo yo mara